Mu buzima abantu basabwa gukora kugira ngo babashe kwitunga, gutunga ababo ndetse no gukorera sosiyete n'ibihugu byabo. Mu bikorwa byinshi umuntu ahugiramo hari ubwo ahura n'impanuka zaba izoroheje cyangwa izikomeye, hakaba n'ubwo yafatwa n'indwara isaba ubufasha bw'ibanze kandi bwihuse kugira ngo bitavaho biba bibi kurushaho. Niyo mpamvu kuri uyu munsi Isheni TV twemeje gutangira kukugezaho bumwe mu butabazi bw'ibanze waha umuntu bitewe n'ikibazo runaka yagize. Kuri uyu munsi twaguteguriye kukugezaho ubufasha waha umuntu warugize ibyago byo kurumwa n'inzoka. Iyi nkuru tuyikesha Kigali Today. Gufasha umuntu urumwe n'inzoka. Iyo umuntu arumwe n'inzoka, umuha ubutabazi bw'ibanze yihutira kuzirika igitambaro gifite isuku haruguru y'aho inzoka yarumye kugira ngo akumire ubumara budakwira vuba vuba. Ikindi akora, amwambura ibintu yambaye ku mubiri nk'impeta, ibikomo, isaha, inkweto n'ibindi, kuko akenshi iyo inzoka imaze kuruma umuntu ahita abyimbirwa cyane ku buryo kugumana impeta, ibikomo n'ibindi nk'ibyo byabangamira itembera ry'amaraso mu gihe umuntu atangiye kubyimbirwa. Ikindi utanga ubutabazi bw'ibanze yakora, aramutse abonye barafu yayipfunyika mu gitambaro gifite isuku akayirambikaho inzoka yarumye mu gihe uwarumwe n'inzoka ataragezwa kwa muganga. Utanga ubutabazi bw'ibanze kandi agomba guhumuriza umuntu warumwe n'inzoka, akamufasha kutagira ubwoba bwinshi, kuko iyo umuntu afite ubwoba umuvuduko w'amaraso uriyongera. Agomba kumuryamisha neza kandi akamubuza kwinyeganyeza. Ikindi kandi ntagomba kugira icyo amuha cyo kunywa cyangwa cyo kurya, kuko anyoye cyane cyane ikintu kirimo umusemburo wa alukoro byatuma ubumara bwihuta. Ikindi kandi utanga ubutabazi bw'ibanze ntagomba kugira icyo akora nko gukata aho inzoka yarumye cyangwa kugira ikindi akora kuri icyo gikomere kugeza ubwo warumwe n'inzoka agejejwe kwa muganga. Ngayo nguko ngibyo wafasha umuntu warumwe n'inzoka. Ubutaha tuzakugezaho ibindi biganiro bitandukanye byerekeranye n'ubufasha waha umuntu wagize ikibazo runaka, harimo kugwa ukabutakaza ubwenge, uko wafasha umwana mutoya wamize ikintu kikamuniga, ndetse n'uko wafasha umuntu urimo uva imyuna cyangwa amaraso arimo aturuka mu mutwe. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri iyi channel, ndetse ukibuka gukora share, ukibuka gukanda like niba wakunze iyi video. Jya ugutegurira iki kiganiro, nitwa Aime.